Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abadukurikiye bari hirya no hino. Uyu munsi twongeye kuganira na Bishop Buhungu Abeli. Uraho neza Bishop? Muraho neza. Umeze neza? Nta kibazo, umeze neza. Yego. Yes. Ndakubona rwose. Nta kibazo. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu. Bakunzi bacu turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe mwese. Kandi abane n'imiryango yanyu. Yego. Hanyuma mbere yo kugira ngo ntangire iki kiganiro, yego, nifuje kugira ngo ubanze usenge Imana kugira ngo tubanze Imana imbere muri byose. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje. Uri Imana yacu bwite, uri Imana ikomeye cyane. Uri Imana y'ibifite imibiri byose. Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Imana irinda ijambo yavuze ikaririndana n'uwo yaribwiye. Imana isezerana igasohoza, Imana itivuguruza. Ko wari urejo n'uyu munsi ni kuri. Kandi haleluya, ibitangaza wakora kera n'uyu munsi uracabikora. Bitangaza wakoreye i Sidoni, ibyo wakoreye i Makedoniya, bikore muri Afrika, bikore kuba tureba bose. Ugere i Burayi, ugere muri Amerika. Mu izina rya Yesu turasengeye ibihugu byose. Turasengeye Australia, turasengeye Ububirigi, turasengeye Ubufaransa, turasengeye Burundi, turasengeye u Rwanda, Kongo, Tanzania, Zambia, Mozambique ndetse na Malawi. Turasengeye Sudani, turasengeye Traore. Mu izina rya Yesu turasengeye abantu bose muri rusange. Uri Imana ihindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Imana itagoreka imanza, Imana ica imanza zitabera. Ucira imanza abakwiriye guhabwa ubutabera. Barenganure mu izina rya Yesu. Hari abantu bari kurengana muri Afrika, hari abantu haleluya bari nyuma y'ikinyoma, basigikiye ikinyoma. Aba bantu mu izina rya Yesu turagomba ngo wigaragaze, ucanganure ibyacanganye mu izina rya Yesu. Ukure urukungu mu masaka, kuko abantu benshi barakeneye umudendezi, barakeneye ukuri, barakeneye amahoro, barakeneye umutekano. Mana shigikira ukuri. Ndabizi kutajya wemera ikinyoma, ukunda abagukunda kandi abagushakana umwete bose bazakubona. Turasengeye rero ingo n'imiryango mu izina rya Yesu, ngusobanura ibidasobanutse. Icyo twifuza ni kubona abantu b'Imana bameze neza, bamerewe neza. Urakoze Mwana ko wumvise gusenga kwanjye, kandi urakoze kubikoze, kandi urakoze kugira itabaye. Uhabwa icubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza uduhaye. Mu by'ukuri hari aho ridukuye naho ritugejeje, kandi n'abakunzi bawe ndabizi neza yuko babyumvise kandi babyumvise neza cyane. Ndahera ku kibazo gikomeye cyane cyo kukubaza ngo ejo hazaza h'igihugu cy'u Burundi uhabona gute? Ejo hazaza h'igihugu cy'u Burundi ni heza. Ni heza kubera yuko Imana ibafitiye imigambi myiza, ariko ni heza ku bakora iby'Imana ishaka. Ariko ni habi ku banzi b'umusaraba, ni habi ku bakora ibizira, ni habi ku bicanyi, ni habi ku bantu barenganya abandi, ni habi ku bantu bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ariko ku bantu bikomeje ku Mana ndababwira ngo ni heza. Kubera iki? Imana yanga abayanga, igakunda abayikunda, kandi abari kuyishakana umwete bose ejo habo ni heza, kuko abayishakana umwete bagiye kuyibona. Hanyuma ejo heza hajya hategurwa, ariko nanone hari ikintu Imana ibivuga, cyangwa se hari ikintu Imana ibitangariza abakozi bayo. Byanze bikunze insinzi cyangwa se ubuzima, imibereho myiza igira ahantu ituruka. Kugira ngo tubashe kumenya icyizere cy'ejo hazaza heza, natwe turi mu buhungiro mu bihugu bigiye bitandukanye, ikimenyetso waduha ni ikihe kimwe? Kuko impamvu ndi kukubaza ibi bintu, nigeze nakubona urimo hanura ibijyanye na Tanganyika, ukuntu izatera abantu igatwara abantu. Ibyo ngibyo byarabaye. Uyu munsi wa none ni cyo kimenyetso ushobora gutanga ku bantu
batari mu gihugu ariko bahunze Yego. bavuga bati twe turifuza gutahuka Yego. yenda ibi nibi byamaze Yego. gukemuka. Okay, murakoze cyane, igihe kiri hafi bazataha, ndetse Imana yabivuzeho cyane, maze iminsi ndi kubivuga, Imana yarabimbwiyeho. Abantu bavuye mu gihugu berekera mu bihugu bitandukanye kubw'ikibazo Uburundi bwahuye nacyo, abarundi barasabagiye. Abantu nibasoma Yeremiya igice cyose c'13 havuga ngo iki? bazabona kubyerekeranye n'igihugu cy'u Burundi, bazabona kuba perezida ndetse n'abagore babo, abami n'abamikazi, bazabona ku bantu batwawe hirya no hino, mu yandi magambo bahunze Imana ibyemera kandi ibizi ibifitemo n'umugambi. Bibiliya yo ivuga ngo bagiye ari nyagano, kandi ikavuga ngo bagiye batwawe nk'uko ibishingwe bitwagwa n'umuyaga wo mu butayu. Ubundi guhunga kwabo cyangwa kunyanyagira mu bihugu bitandukanye byaturutse kuri nkuru nziza kutemera iby'Imana ivuga. Ahatabarukiye se ko batata ntabwo haragera, ariko narimbuze ngo igihe kiri bugufi. Mbona mperutse gukora ikiganiro ku kinyamakuru kimwe ntari buvuge. Yego. Ndavuga ngo bitegure barya ijana babika irindi, kubera ko igihe kiri hafi cyo gutaha. Ibintu bigiye kuba muri aka karere byatangiriye muri Kongo, bizagera no mu Burundi n'ahandi, biri gutegurira abo bose bagiye mu bihugu by'Uburayi na za Amerika kugaruka muri Afrika iwabo. Mu yandi magambo, Imana nimara gutunganya igihugu cy'u Burundi bazataha. Izagitunganya gute rero? Nanjye nicyo rengeye kukubaza. Urakoze cyane. Imana igiye gutunganya igihugu cy'u Burundi kubera ko ni igihugu cy'isezerano, kandi ntabwo Imana yasohoza isezerano ku gihugu kirimwo amacakubiri, ku bantu batemerana ntibikunda. Rero mu yandi magambo, Imana izakoresha Babuloni ariyo Amerika n'Uburayi, hanyuma bange abanyamahanga. Muri uko kubanga, bamwe bazirukanwa mu buzi bakora, abandi bamburwe ibyo bafashwa n'aya mahanga bahungiyemo. Ibi bihugu bibirukane Uburayi na Amerika, bizaba ngombwa rero ko bataha. Ariko bizaturuka hehe? Bizaturuka kubera yuko ikibazo cy'u Burundi na Kongo n'u Rwanda na Tanzania n'Ubuganda bimaze gukemuka. Hanyuma uravuga uti bazabazanye impinduka. Yego. Cyangwa se ni igihe cyiza cyo kugubwa neza ku Barundi. Ese bazataha baje gukuraho ubutegetsi bwatumye bahunga? Bazataha bazanye Imana mu gihugu? Bazataha barwana? Bazataha nk'abamarayika? Ni izihe mbaraga zizaba zibaherekeje zizatuma abari bafite ibibazo bumva ko bikemutse bagatahuka? Urakoze cyane. Imana yohereje umwuka, ni imyuka ibiri. Bibiliya iravuga ngo ni umwuka, harabanza umwuka wotsa. Uyu mwuka wotsa niwo uri gutuma abarundi n'abarundikazi bafite ubwoba bwinshi. Uyu mwuka wotsa uzahitana bamwe usiga abandi. Uyu mwuka wotsa Imana yamaze kuwohereza mu gihugu. Noneho uyu mwuka wotsa niwe ujya gukuramwo bimwe tumaze iminsi tuvuga. Uzakuraho abanyakibi, aricyo twise urwiri, kuko abanyagihugu ni umurima w'Imana. Umurima kugira ngo ugubwe neza barawubagarira. Ese ni bande bashinzwe kubagara? Ni bande bazakuramwo urwiri? Ni bande bazakuramwo ibyatsi bya cimeza Imana itateye muri uyu murima? Ese ibi byatsi ni bande? Yego, harimwo abantu bitwa abanyakibi badashaka ineza y'abantu b'Imana. Noneho aba nibo twita urwiri mu murima. Noneho hari abashinzwe kubagara umurima. Abo ngabo twagiye tubavugaho ni ingabo z'Uwiteka. Uwiteka yitoranyirije. Noneho urumva bizanyura ahantu byanze bikunze hatari heza. Nawe urabyumva umwuka wotsa. None umwuka wotsa urumva ari ikintu cyiza. Intambara yo iracahari mu karere.
izagira bitwara igire nabi isiga ese iratwara abandi isige bandi Bibiliya iravuga ngo abubaha Uwiteka izuba ryo gukiranuka ngo rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo none niba rizarasira abubaha Uwiteka none wumva batayubaha rizabarasira wumva hari zabakiza se basi ni ukuvuga ngo harimo abandi batazarokoka kandi bitwagiye tubisobanura nje nkunze kwigishiriza mu migani mu yandi magambo uwo mwuka wotsa numara gukurwaho urangije igikorwa cyawe hazaba hasigaye babandi bubashe Uwiteka aba bantu bubashe Uwiteka azabahagurukiriza umuyobozi wabyumvishije yego hanyuma Bibiliya iravuga ngo hazakurikiraho umwuka ukiranuka uyu mwuka ukiranuka niwe uzashyira ibintu kuri gahunda hazaba harimo n'umuyobozi babandi rero bagiye ishanga sibyo nibo bazagaruka kubera ko iyi myuka ibiri izaba imaze kweza igihugu mwabyumvise niba byashoboka ko hari umuntu yadufasha gusoma nadufashe gusoma cyangwa ufite Bibiliya okay nadusomere Yesaya ibice 4 n'umurongo waho wa 4 mwumva ukuntu havuga mwumva ukuntu Imana igiye kubigenza Imana igiye kweza Afrika kugira ngo igicaniro cy'Uwiteka gitangire hanyuma n'ububyutse bukurikireho kandi nzabamagarariye igicaniro cy'Uwiteka ibyo turabigeraho n'ububyutse Yesaya kangahe ibice 4 umurongo wa kangahe umurongo wa 4 aravuze ngo ubwo ngubwo Uwiteka azaba yuhagiye imyanda y'abakobwa b'i Siyoni mwabyumvishije ayimazeho kandi Uwiteka azaza kuri imyanda muri iyi Afrika yego uhereye muri Kongo n'u Burundi yego yeze igihugu komeza kandi azaba amaze amaraso muri Yerusalemu mwabyumvishije amaraso agenda ameneka y'abantu batazi n'ibyo bazira Uwiteka azaza yeza yuhagire igihugu amareho amaraso amareho n'imyanda mu yandi magambo ibi bihugu Imana irareba ikabona byuzuye imyanda kubera iki amacakubiri y'amoko ingenga bitekerezo kwirirwa bica kwirirwa basimuta kwirirwa barenganya abandi komeza aya marishemo umwuka ukiranuka n'umwuka wotsa wabyumvishije aya marishe ntabwo wari wasoza bagusubiza mikro aya marishe imyuka ibiri umwuka ukiranuka n'umwuka wotsa kandi hejuru y'ubuturo bwose ku musozi wa Siyoni yego ni ku materaniro yaho yego Uwiteka azaharemaho igicu n'umwotsi ku manywa n'umuriro wumvise ko haza n'umuriro waka ukamurika nijoro maze hejuru y'ibyaba maze hejuru y'ibyubahwa ahantu handitse ngo ikira maze hejuru y'ibyubahwa byose hazabeho igitwikirizo mwabyumvishije hejuru y'ibyubahwa byose hazabaho igitwikirizo kandi ku manywa hazabaho ihema ryo kuzana igicucu cyokere mwabyumvishije ribe ubuhungiro wumvise Uwiteka azubaka ihema habeho ubuhungiro ni ukuvuga ngo ibintu biri kuba muri aka karere hagati mu bihugu bitanu u Rwanda u Burundi Kongo Tanzania n'Ubugande ni ibihugu bingahe bitanu Uwiteka ari kuhakora umurimo ntabwo bizarangira mwibuke mu kiganiro cy'ubushize navuze yuko uduce twose twagiye dukurwa ku Rwanda n'u Burundi twose n'impaka bizagaruke igihugu cy'isezerano cyongere cyuzure mu yandi magambo igihugu cy'isezerano cyaranyazwe ni ukuvuga ngo u Burundi n'u Rwanda ni igihugu kimwe njyewe ntabwo mbibara nk'ibihugu bibiri niko Imana yambwiye kandi uduce twose twagiye dukurwaho ni ngombwa tuzagaruke hanyuma igihugu cyongere cyuzure igihugu cy'isezerano Uwiteka azakoramo umurimo akoresheje imyuka ibiri umwuka wotsa n'umwuka ukiranuka ibyo nibirangira Uwiteka azashyiraho ihema ribe igitwikirizo kugira ngo habeho n'ubuhungiro nagira nkubwire ngo Babuloni
babuloni igiye kurimbuka ni uburayi na amerika abantu bagiye muri ariya mahanga imana irimwe iravuga ngo nibave muri babuloni bahunge barahungira hehe bazagaruka iwabo ntabwo rero iwabo bahagaruka hakiriho intambara imana irimwe gutunganya ibi bihugu bitanu ndimwe kukubwira kugira ngo bavuye muri byo bazagaruke bahungishijwe bavanwa muri babuloni yego bishatse kuvuga iki uburayi na amerika bizimukira hano iwacu noneho nagira nkubwira ngo n'abanyaburayi n'abanyamerika harimwo abantu imana itazarimbura izahungisha nabo bazagaruka hano iwacu bazagarukana n'abacu bagiyeyo mwabyumvise ni ibintu bizaba bikomeye nibyo Gitwaza yavuze aravuga ngo arabona uburundi buzubakwa nka Dubai nuko imana izaba yamaze gutunganya igihugu no kuceza uranyuma neza umwuka wotsa uzabaho haza umwuka ukiranuka ukora umurimo wayo nibirangira abantu bose bari burayi na za amerika bose bazagaruka ariko umuntu yakwibaza ngo yego kugira ngo ubwo buhanuzi busohore yego mu by'ukuri buzasohora yego hakiriho ya leta wavugaga itubaha imana kandi uyu mwuka wotsa n'umwuka ukiranuka udashaka ubwo buyobozi uwo mwuka ntabwo uri busiga ubwo buyobozi uyu mwuka uvanaho ikibi cyose ubuyobozi bwose butubaha imana muri ibyo bihugu bitanu nakubwiye uzakurwa umuntu yakwibaza ngo icyo gihe nicyo gihe cyo kugira ngo abantu bazamenye ko mu by'ukuri uri Eliya cyangwa se sinzi ukuntu wabivuze bamenye ko uri uw'ibihe byose no gupfa utazapfa nicyo gihe uzatwikururwa abantu bakakumenya nicyo ngukundira rwose icyo gihe bazemera kubera ko impamvu bazemera icyo gihe nzaba mfite agaciro karenze ko mfite uyu munsi kuko umuntu wese abyanyemera yubahe imana iri muri Pastor B abantu bose bari mu bihugu bitanu abantu bose bari muri ibi bihugu bitanu na babandi bazakurwa mu burayi na amerika bagarukanwa bibiliya iravuga ngo abajyanwe bose ari nyagana bazagarukanwa abagiye ari imbohe bazagaruka urumva niho bibiliya ivuga muri Yesaya 43 baburetse ngo nzabwira abahungu n'abakobwa banje ngo barekure banza wumve iki kintu ntubimane nja nibaza ibintu uvuga yego rimwe na rimwe ndabyemera ibindi simbyemera yego iyo uvuga ngo abantu bo mu bihugu bitanu bose bazakwemera yego nkongera nkibuka Yesu wa Migurumiko yego wiwanyu mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura nanjye ndamuzi abarundi badukurikira murabizi yego njewe yego nari mfite umuntu yego yaragiye kwa Yesu wa Migurumiko jewe narahageze amubesha ko ari umumarayika nanjye narahageze arinda afata ujya kumukura yari umurambo abantu barabizi ndabizi nanjye aho ntabwo ushaka kwigira nka Yesu wa Migurumiko ari ukuyobya abantu ejo nawe ukabaha amazi umaze koga yego ejo nawe ukababwira ko bagomba guta ingo zabo bakaza kuba iwawe yego ko numva ibintu uvuga yego mbyumva ngashesha urumeza ngahita nibuka Yesu wa Migurumiko yego ubundi cyangwa ni we Yesu wa Migurumiko oya ntabwo ari njyewe kandi nanjye naragiye ngo ngiye kumureba nkanavayo ntanamubonye none ko numva imigabo n'imigambi yawe ihwanye n'iye bimeze bite mbo ibyo ntabwo njyewe nabimenya njyewe menya ibyanjye nkamenya ibyo uwantumye abantu bategereze byanze bikunze nge ntabwo ngiye gupfa sibyo babitegereze hanyuma igihe nikigera bazemera siko bimeze kubera ko ibi mvuga nibigenda uko mbivuga nge naravuze ngo izi ntambara uri kureba muri aka karere ntiziraza kurangira zidasize Kongo ku murongo zidasize Tanzania ku murongo zidasize Uganda ku murongo zidasize Burundi ku murongo yego kandi dore bizaja kurangira bizaja kurangira ibi bihugu byose nkubwira bitanu byose byemeye kandi byemerana nawe ucira urubanza undi uranyuma reka mvuga ikintu gikomeye yego u Rwanda n'u Burundi imipaka igiye kuzavanwa abantu umuntu w'i Burundi n'uwo mu Rwanda bagende kwiranga muntu rambura ikiganza cyawe mbirahiriye Uwiteka Imana waremye isi n'ijuru abarundi n'abanyarwanda bazatembereranira bakoresha giranga muntu nta passport nta resepasi nibitaba nta na CPG nibitaba kwanza bizaba ryari ni vuba cyane ntibirenga umwaka utaha uvuze ko bizaba umwaka utaha nibiramuka bitabaye yego bazantera amabuye muri make abari barakwemeye bose ntibazongere kunyemera bazagusibe mu gitabo bazamenye ko ntari Eliya wo mu gihe cyanyuma
izi njyana ubona zihari no kutemerana Imana igiye kuzikuraho zirangize burundu uko nahanuye covid kaza nkanahanura ko igiye kurangira abantu bazayibagirwa ntibongere no kuyibuka uyu munsi umuntu atayivuze ntiwayibuka ko yigeze kubaho ikiganiro kiri ku Rugendo TV yo kwa Kamana Samu niwe wayikoraho Samu Gakire niko nabihanuye twari Kagugu ntabwo twari muri Ararume twari muri Kagugu iruhande y'ahantu hari hoteli twari twicaye muri Pasparume yari ihari niko mbihanuye abarundi n'abanyarwanda bazakundana nk'akaja munda bongere biyumvanemwo banatembereranire nk'uko umuntu agenda mu gihugu kimwe hakoreshejwe irangamuntu ibya sepegere bizavaho ibya pansiporo biveho ndagaruka kuri ya leta yego uvuga ko Imana yicaye abana babo abasaza batangiye kuribwa bashaje cyane abana ababyeyi bagudanya bo munda umwami arabipinga umuhanuzi aramubwira ngo kubipinze uzabirebesha amaso ubibone byasohoye ariko ntuzabiryaho nanjye ndahanuye umwaka utaha nk'iki gihe umurundi azaba ajya mu Rwanda kwiranga muntu umunyarwanda azi Burundi kwiranga muntu reka tugushimire kandi tukuviriza gukomeza kugubwa neza reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo wagira ibindi bisobanuro abe yakubaza mu buryo bworoshye mukozi w'Imana murakoze cyane abadukurikiye bafatiye nimero nabifuza ko wabasengera nabifuza ko nabasengera cyangwa se nabafasha ku byifuzo bitandukanye iyi nimero kandi bazayibike neza kuko Eliya umuhanuzi ari wenje ngiye kuzagira gute kuzaba umuntu ukenerwa cyane iyi nimero ugira amahirwe yo kuyibika neza kuko hazagera igihe izabigurishwa uyifite